guys, nkuko bisanzwe ni Toso the Baba. Mperutse kubaha website ariyo yitwa Rebwin. Rebwin online ni website wareberagaho video, wamara kureberaho video ugahembwa. Uyu munsi wa none ntabwo bikirimo gukunda, noneho ntabwo bikirimo gukunda, baje kuba bayihagarika. Ndagira ngo mbabwire yuko muri video nagiye nkora ndimo kubereka uburyo babitsa amafaranga n'uburyo babikura amafaranga, uburyo woherezwa amafaranga bamaze kuba wabikuzwa ukayabona kuri mobile money na Airtel money. Ndagira ngo uyu munsi mbabwire yuko noneho baje gusohora itangazo bakatubwira yuko noneho bitarimo gukunda kuba wabitsamo amafaranga cyangwa se wayabikuza. Ndagira ngo mbabwire yuko mutagomba gukomeza kuba mwashyiramo amafaranga yanyu kuzageza igihe ino minsi batanze izarangiriraho, nkaza asigaye nkabaha indi update mbabwira ko wenda byakunze cyangwa se ko babihagaritse. Ariko wibuke neza, nari nababwiye yuko wowe unkurikirana, nari nakubwiye yuko iyi website utagomba kuyishyiramo amafaranga menshi cyane, kandi ino website utagombaga kuba ariyo warambirizaho ubuzima bwawe bwose, kuko nari navuze yuko bashobora kuyifunga. Ibyo nari nabivuze, twe tumazemo igihe amafaranga twari twarayakoreyemo, ariko nyuma nyine murabona ko byaje kuba ibibazo bakaba bayihagarika. Nyirayo yayihagaritse. Ubu ngubu yatubwiye ati muraho neza, urubuga rwacu ruri gukorerwa amavugurura akomeye hagamijwe kunoza serivisi no kwagura ibikorwa. Sibyo? Ibyo ngibyo nibyo baje barimo batubwira. Ubundi barangije bahita batubwira ngo bagiye kongeramo ibihugu, bongeremo Tanzania, bongeremo Uganda, bongeremo n'ibindi bihugu byinshi. Hagati aho ngo banongeremo n'amavideo. Ibyo nabyo bagombaga gushyiramo, kongeramo amavideo, bakongeramo n'uburyo amafaranga noneho yazajya bikuzwa bikihuta. Nibyo bintu bashobora kuba bakirimo gukora. Ariko njye nkimara kubona iri tangazo batanze, nahise mvuga ati reka nkore indi video nk'umuntu wakoze amavideo yayo meza yerekana ko itanga amafaranga. Ndagira ngo noneho mbabwire ngo umuntu waba umuntu washoyemo hano muri no website akaba adafite nimero ya telefone ya nimero yatwoherezaga amafaranga, anyandikiye muri comment. Ubundi hasigaye nzasoma comment, mbe naguhuza na nyiri no website, mbe naguha nimero ya telefone ariyo yakoresha kuri WhatsApp n'iyo yakoresha kuri call, nzayiguha. Ariko icyo nshaka kubabwira nuko mbabwira yuko nizere yuko mutari mwashoyemo amafaranga menshi, kuko murabona ko yahagaze. Ariko ikindi nanone, reka dutegereze ino minsi baduhaye, ishobora kuba ari iminsi izarangira uyu munsi ngo zino video habura umunsi umwe. Reka turebe yuko umunsi w'ejo bizafunguka, tukongera tukareba za video n'amafaranga abantu baba bashyizemo amafaranga, bakaba bakongera bakabona amafaranga yayo. Nk'ubu ngubu ngiye bayihagaritse, uwo munsi nari nabikuje amafaranga ibihumbi 8,400 niyo mafaranga nari nabikuje. Ariko ntago nari nayabona nyine, urumva. Ariko njye mfite chat ya nyiri website, ndayifite. Umuntu wari wayikreye, mfite nimero ye nyine twarandikiranaga, ndayifite. Ejo nimbona bidakunze nzaba namuhamagara, mwandikire mubaze, mwereke screenshot y'amafaranga nari nabikuje bwa nyuma. Ndabizi neza ko azayama, ndabyizeye. Akoresha ukuri azayama. Okay, noneho ndagira ngo nkubwire ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi ntiwibagirwe kuba wakora like, kugira ngo buri kiganiro cyose nkoze kizajya kibasha kuba cyabona abantu benshi cyane bari bugikurikire bitewe na like yawe. Mbabarira ukore like na subscribe. Okay, ibindi ni ubutaha nihaza indi update y'ino website, nkamenya ko yongeye yagarutse ku murongo, amavugurura bayakoze neza, nanone nzababwira. Ciao ciao.